bakomoka i Kongo baze kunganira effectif yabo yari hari hiyongeraho n'umuzamu w'umunyarwanda Olivier Kwizera nawe wongeye gukora comeback agaruka muri championnat y'u Rwanda ari yashize iminsi adahari. D'abord zino ku ebyiri zo ku munsi w'ejo Desire ni ku nzima strategique kuri Rayon Sport ziza gufasha iki kuri effectif yabo uyu munsi yari hari n'abayobozi babo badatinya gutangaza ko nimwe muri effectif itarimo akagufu tarimo ingufu byari bikeneye ko yongerwamo imbaraga. Desire afite impungenge kuri recrutement y'umuzamu Olivier nta kirikanya ku bushobozi bwe atariko kumara umwaka udakina ufite Pavel ufite Kuyate ufite Yves ni upgrade ni inyongera kuri rizamu cyangwa ni ukwaya sinzi niba nakoresha term isura ariko ni nahantu Rayon Sport arikeneye kongeramo indi sura. Ye bineri impungenge cyane kumwe na Desire kubera ko izamu ni umwanya wihariye. Izamu ni umwanya wihariye cyane bitandukanye n'indi myanya. Ni umwanya aho usanga imyitozo y'ikipe iba ari myinshi cyane. Imyitozo urakora cyane kurusha n'abakinnyi bakina imbere. Kandi mu myitozo automatisme ziza vuba cyane. Muri match ziza vuba cyane kuko wabikoze muri entraînement. Ariko none kugira ngo muri entraînement bizaza bifata iminsi. Ntabwo bipfa kuza ko kanya. Uyu aho nawe rukaga kumubona mu izamu ni hehe? Ni mu mikino ya cucura ariko ni imikino itagira pression. Yari precision nazo. Ntabwo ni imikino itagira pression. Aho ngaho mitavuga ati umuntu udaheruka muri competition namugira impungenge cyane. Ni kumena Desire cya kabiri. Reka ture ku mikoro. Ngira ngo hari n'umukeba yabimwibukije. Nizeye kuzabishyura. Reka none tujye muri finance. Ku makuru ndi kumva ko ashobora guhembwa $2,000. Ko ndi kumva amakuru no kuverifia. Ntabwo numva ko izamu ryawe warishoramo $2,000 ngo niba kuyatari mu gihumbi. Niba kuyatari mu gihumbi Pavel akaba ari mu cyatanu uyakaza kuri 2. Sinzi ko izamu ryawe warishora ayo mafaranga yose kuko ni izamu rimwe bingahe amawe ubwo cyabura 2 izamu rimwe cyatanu ndijya muri $4,500 Urashiramo na Yves nka ça fait 5,000 ibyo izamu ririho $5,000 ni menshi. Niba ariko nayo waragutyo iryo zamu rirahenze kuri ngewe rirahenze cyane. So icyo gihe mu niveau finance kandi nzi neza ko na mikoro yawe akugoye wari murandika message wisegura ku bantu ati nturabahemba bivuze ngo uracyafite situation ikomeye financier kandi turayizereye uburyo ibaho iryo zamu wishuye amafaranga menshi yaba ari menshi kuri ngewe wari menshi. Ngewe côté finance sinzi ko ari nka entreprise yawe ari nk'uruganda rwawe uri murenzi nawo muri kumwe sinzi ko washora ayo mafaranga gutyo ku bakozi kuri postim sidike côté finance mitambigira impungenge iyo risk irakomeye. Ahubwo yeje préfère ko ibyo bibiri wabishaka umwataka nze ntera icyumvirizo neza koko cyeri cyumvirije neza ubaze neza ariko nabonye ariko bandika konye mitandao banditse 2,000 mitandao ntabwo ari 2,000. So niyo yaba amezi 6 ntacyo ni menshi niyo yaba nta recruiter mu muhayi ni menshi nayo kuko iko n'ukwezi après 30 jours azayakwaka ariko she adakwatse recrutement ukamuha salary ya $2,000 kuko Desire ni menshi. Impamvu ari menshi nuko niyo utanamugura ubuzima bwari gukomeza kungewe nuko gusa hajemo ibintu bya sintofahamu niko mu Giswahili babyita sintofahamu yandi bigoye gusobanuka. Pavel n'umuzamu ukiri nimero ya mbere ushobora kumukubita umunyafu w'imatch imwe ebyiri ariko kuri tala Pavel n'umuzamu wafata personally ntabwo najya kuri ndi soko Desire ahubwo ibyo bibiri nyumve neza sidike ndamusari ibyo ngiye gushoramo umwataka wari utegereje ntiyaje ahubwo nakomeza gushora kuri barutayizamu ntiyaje ngo bahise babivamo nashora kuri barutayizamu Desire kubera ko Asmani n'ubu ari gutsinda ibitego ariko ni wenyine. Ari umufana wa Pira ambwiye ati ngo yateze imodoka ngo ava muri Cameroon ngo ajya mu Rwanda ngo bamutegereje ngo yaciye iyo hasi ni Maseyara ya watani wa jadi
ugiye kwakira umuntu ku kibuga cy'indege kandi umuntu ngo arafashe imodoka ava Duwana rekana n'ubu ahubwo nyine ndimo ndibaza Desire nabonye Fari Nganye ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamuhaye itariki agomba kuza yanga kunza bitarenze kuri iyi wa mbere numva ko Fari Nganye ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ko bishobora kuba byarenze none arimo aragorana none njyewe nagombye kuba petetre iriya piste ya Rutahizamu ari nashora amafaranga menshi ko n'ubundi muri football rega Desire Rutahizamu ni naho hembwa menshi sibyo se abazamu bari mu bantu bakorera amafaranga make so ngiye rero iyo furusi yaba ari nyinshi kuri ngewe nayishoramo abandi ba je nakubesha nayishoramo abandi ba je au niveau de finance niyo yaba ari igihumbi Sidiki kuri ngewe yaba ari na menshi ariko si kigali wowe kuri waravuga ati nta need yari kiri mu izamu ubuzima bw'amakipe yacu turabuze Sidiki nibona jewe au niveau de finance iyo ni risks ubugiye gupeya nyinshi kubera ko ushobora no kumbwira ngo ngenda bishyiramo ko ndabishyiramo cyane ko ngiye nigeze kuba muri komite yayo kusanga ba zikundu bigora gusanga bayafite none ayo bafite ese abo yafite kandika message nk'iri yanditse me Abdal yahembye abakinnyi yaba bafite kandika message nk'iri ikindi Desire niyo yaba ari igihumbi cy'idolari kuri ngewe aracyari miliyoni imwe n'igice yongereyeho ni menshi kuri iyo zamu je préfère ko wayongera niba mbumva neza wayongera au niveau offensif na Respond yari keneye muzamu je mbona nta idea kuri ngewe yari keneye muzamu yari keneye ahubwo gutransha hierarchie y'umuzamu sero yuko barutana muri talo ubundi byo birumvikana ya finance wa magana kuko yari taratranche yari gobye gutransha wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu igashimanta kuri icyo kintu ko yahuzagurika ariko twarabonye ariko iriya furusi nari kuyiterura nkayijyana imbere kuki imbere hari Basane wavunitse uzamara iminsi sibyo hari Fari Nganye taraza ari umuvandimwe akinira ku cyuma ntabwo biramera neza abwiriya furusi nari kuyijyana imbere kuko rega ayo mikoro nayo kujera muri Rayon Sport bari abaje harimo abacuruzi kameme sibyo hari ibyo atakora muri company ye kameme nawe ntabwo afata umwanya umwe kuba umukozi umwe umukozi umwe yakora sike ngo wangaje abakozi bane n'urugero ntanze gusa je ndibaza ushobora kumbwira uti noneho indi equation nsoza Desire uyu ni umunyarwanda ngo bizatuma ugira abanyamahanga benshi imbere kameme abanyamahanga 8 Sidiki 8 umubare wariyongereye vraiment kuturimo turabibona Sidiki Sidiki umubare wariyongereye ku buryo ugize umuzamu 8 ni benshi ugize umuzamu kugira abanyamahanga 7 imbere Sidiki wakina nta gihombo kirimo wakina rwose 7 wakina imbere ubwo ni 8 kuri feuille de match bemerewe gukina match zose sinzi ko aka kanya APR ifite abanyamahanga benshi dokarite sinzi niba ijya yarinya 7 babanza mu kibuga asi benshi si kenshi gizanye ukuri polisi ifite abanyamahanga sinzi niba ko kimwe no babanza 7 bajya mu kibuga 8 vraiment 8 bari bagerageje kudufasha yaba polisi cyangwa APR nta n'umusinwe ndabona 8 mu kibuga oya bari bagerageje kudufasha so rero iyo bibare yose uyiteye there is no need ko kwangaje umuzamu no jewe sinzi apuri utari muranakina au niveau technique yabo sinzi urabona twarabonye kuyatakina twarabonye Iva kina twarabonye Pavera kina ntago turabona hierarchie est-ce boba babonye ko abo bazamu batatu badashoboye kugira bazana wa kane yego ngiye mu magambo y'umuvugizi wa Rayon Sport niko namwumvishije kuko umuvugizi wa Rayon ariko bose yabagize abaciritse kwa ujumura ndavuze ko nyine yaga ikibazo cy'umuzamu ariko urumva ariko arashimangira ibyo yavuze kubera babazamu ko ari batatu bose baramaze gukina nimba atanwe bakonvense bazanye wa kane yego ariko wa kane aje avuye he ege nivyo nico n'ikindi kibazo cyo kwibaza kurumva uyu muvandimwe Olivier amaze igihe kinini umwaka presque umwaka adakina bivuga ko yeriko gukina mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025 yakoraga imyitozo yaramagaye ejo bundi muri equipe y'igihugu mu kwezi kwa 11 ko bakinyi bakiri imbere mu gihugu nabwo ntabwo yakinnye umukino bivuga ko umukino wa Hilal atigeze awukina yarara aho ngaho na equipe ni Olivier twese tuhuriraho ko ni talent nizamu hangaha muri generation ye abenshi bakubwira ngo mu byukuri ni talent ariko tarimara igihe kinini dakina nk'ingi Neymar sitara ugira no munsi ariko arakina umuntu ashobora kwibaza yasinya amezi 6 hariho de talent gashi aho wa mugani ntago yajya mara ku gatebo uyu muhungu nawe
ngewe ntabwo kuko avec talaye Sidi, franchement si ahantu akora kariyeri ndende franchement para yatinze muri Saudi Arabia muri dirisha minsi ndogo tubwizanye kuri Sidi, uguze umukinnyi udakina mu kwezi kwa gatanu uzamukiniza mu kwezi kwa munani uvuga uti wenda azabona pre-season sibyo y'amezi abiri, ariko muri dirisha ndogo Sidi mu kwezi kwa mbere ugura umukinnyi wari urimo urakina kuko lota yo kuza gufatisha shampiyona ibiri guca egashe ndakunganira dirisha ndogo rwose. ndakunganira muri dirisha ndogo uzana renfort uzana ntuzana umuntu niyo merikato kizira kwibesha uyu renfort yari mu kazi kizira kwibesha donc ngewe franchement ngewe ntabwo ndi umupartiza w'umukinnyi kugura umukinnyi udakina utakinaga iyo politike ntabwo irangora kumva ya Olivier yaje ariko amakuru avuga ko uwitwa Kuyata ashobora kuzasohoka agasohoka muri Rayon Sport bakamurekura akagenda niho yari amaze iminsi akina babivuga ko ngo yari yarahawe uriya mwanya nawe kugira ngo murebe koko nigize nta mukinnyi baraba kuri match niyo yasohoka mwatanguranye niyo yasohoka ku buzima Rayon Sport bamusidi turabizi sinzi ko izamu ryawe warishoramo ibihumbi bitatu oya rega no gusohoka kwa Kuyata amafaranga izamu ryawe gusohoka se amafaranga asohoka bien sûr ifuruzi zatangwa eka ngubize kuri Sidiki mubuze eka Sidiki buriya hari aho abantu bageraho bakibwiza ukuri Sidiki, hari aho ugeraho ukibwiza ukuri au niveau ya finance Sidiki, ari amafaranga yawe kuri entreprise yawe kuva mu mufuka. Urugero Sidiki kangu urugero Kenisi safite ikipe ku giti cye sibyo cyangwa Haji ari muri position nk'iyo abagabo barimo sinzi ko izamuri yari shora mu $3,000 ku bushobozi tuzi amakipe bafite abagabo ariko Rayon Sport itandukanye nizo Pemporte Sidiki ari ukuntu ushobora gukenera igikombe ariko nanone ntihazemo kwaya Sidiki kwipasa muremure ariko Sidiki giye mfite umuzamu mbona ko ashobora kujya umuzamu ushobora kujya kuba nimero ya mbere like Paveri twabonye kuri tala sinzi ko nashora kereka nzanye umunyarwanda utari ku rwego ruhenze nk'urunguru kuri Furusi nabwo wari usanzwe ukina fite bingenge ntiwazigira reka turebe muri rusange umuyobozi tujuru namayitamo abakoze katurebe hiyongereho undi musore w'umukongomani Yannick Bangala ni izina rizwi nawe muri aka karere ku myaka y'31 y'amavuko, umusore waciye mu mayikipe atandukanye muri Afurika 31 ku mpapuro 31 ku mpapuro kuko bigaragara ko yavutse itariki ya 12 Mata 1994 inkoni ku nkoni bugiye yatangiye mu bakinnyi inkoni abakinnyi bo barayikunda ni ibintu byabo cyane inkoni ku nkoni abakinnyi umusore w'umukongomani rero Yannick Bangala akaba nawe yarinjiye muri Rayon Sport nawe asinya amasezerano y'amezi 6 Yannick Bangala arazwi yaciye mu makipe nka Dralin Club Matema Pembe, AS Vita Club, akira muri AS FAR Rabat, akinira Young Africans ari naho abenshi tumuzi cyane, yaje kwerekeza muri Azam FC, agaruka iwabo muri Vita Club ari naho yaravuye azi Kigali, ashobora gukina inyuma muri defense nuko yakina muri hagati mu kibuga. Uyu musore kuri profile ntago ari izina rishya kuho Rayon Sport yari irwaje, navuga ko bahabonye igisubizo naho Sidiki umukinnyi akinaga muri Yanga iyo bundi muri Tanzania ni ibintu bifite iyararishi igaragara. Sidiki iyo ukina muri Yanga cyangwa Simba bikaza kwanga cyangwa se ntureponde ku rwego bashaka, abenshi bajya muri za Zamu puro mu Haji na Singida, benshi bajya muri za Singida sibyo. Bitavuze ko urwego rwa Zamu ari rubi hoya sibyo. Uyu kwanza ndamwibuka aperi ikina na Zamu yarari mu kibuga Bangala yego Bangala
yari muri defense centrale. So ariko ngiye ndemera ko iyo umuntu yakinye kuri uru rwego rwa Yanga akamanuka akajya muri Azamu, ndanabyibuka ko muri Rayon Day ya nyuma ya Perezida Fidel niba ntibeshye Mbangara ari kumwe na Azamu hano anaba presidente yarari hari. Ndamya neza ko ku rwego rwa shampiyona yacu mu Rwanda nta rusuzuguye atari ukurusuzugura uyu yagufasha mu rwego rwa shampiyona yacu yagufasha. Ariko mbasigara nibaza ko turi muri dirisha ndogo, sibyo? Amaze igihe kingana kadakina, ubwo iyo ukanze ku byuma ntabwo presiza neza match za nyuma se akina. Yego. So bisaba ko rero niba uguze umukinnyi nk'uyu nguyu bisaba ko adubura effort azikuba kabiri au niveau physique. Kuko iyi shampiyona yacu Sidiki, shampiyona yacu nakasa mutwe ndi kuyireba. Sidiki aramano utavuga ngo yanapfa kuyatoragura. Nabonye n'ikipe za Al-Hilal zazamuye kabisa urwego avuga ati aha ngaha ni vuta ni kuvuti. So sinzi au niveau physique ahanageze, kuko nibyo twavugaga na Desire Dirisha Ndogo risaba ko umukinyi ubundi kenshi Dirisha Ndogo abantu bagura amasezerano y'abantu. Sibyo Desire habe Dirisha Ndogo nk'ukuntu ubona City iguza amasezerano ya Semenyo. Dirisha Ndogo mu kwezi kwa mbere abantu abagura amasezerano y'abantu. Ariko niba mbonye umukinyi wari free ngo mu guhitamo yaza niba wari free, ariko n'ikiwacu byo amasezerano wari free kubera iki? Ko nkura mu rundi uri hagati we yakinaga muri Flambo, sibyo ra? Yakina uriya wundi we yakinaga bagwe rero sport guze n'amasezerano. Moi je préfère rero muri Dirisha Ndogo kenshi kugura amasezerano, kuko iyo yose kameme Yannick Bangara ntago ari wundi wa Yanga, nta nubwo ari kuri niveau ya Azamu, kuko ntabari kuko ubu ngubu Azamu iri gutorwa naye iri gutozwa naye Kongole Ibenge. Ibenge amukeneye ngira ngo uyu nguyu yaza yiruka kandi tuzi ibyo bahembwa, sibyo? Sinzi ko na n'ikipe za eka twarabonye Bagarete Aucho yari muri Yanga, twaramubonye Aucho muri Singida urwego ragabano kugeza kuri banuze sijyu nguyu Mwamba wa Rusaka. Nyine urwego rwabo iyo rumanutse umanukira muri ayo makipe yo hasi gato. Ariko nanone bisaba ko uwo physically usanga uri murakina, Sidiki uri murakina rwose hano waza ugakina kabisa. Ariko none niba physique ugomba kuratarapa kongera kujya ku rwego rw'abandi, bivuze ngo Serge Mwambari agomba gukora cyane. Rero birebye none ize equipe zacu aho usanga logistique ya récupération, logistique y'imikorere itaraba au bon fixe, itaraba professionnel nkuko abangaba baranyuza hano ngaha usigamo aga parenthèse. Ariko sinzi aho uko byari byari. Desire ngira ngo mukanya bavuganaga n'umwe mu banyamakuru bikongo yagusobanurira iki kuri Bangala. Ibyo ntabwo namuherukaga Bangala. Yakinaga muri Vita Club. Yambwiye ko ngo contrat yaraheze muri Vita Club. Yaraheze. Bivuga ko use yaraheze. Sinzi kiringo kimaze amasezerano yaraheze na Vita, akambwiye ko Benavita byari amasezerano yararangiye. Ariko ni ibintu bikunda kuba hano iwacu muri Afrika, ugasanga abakinnyi nk'aba ngaba aragiye ahantu amaze igihe atandukanye nawo. No physique mumeze neza yagufasha. Bangara yagufasha hano. Usigara uvuga utereka ndebe niba physique bishobora kuba bimace. Erega nicyo naho mutoza. Icyo kiba gike wa mugani iki baje kugura nawo mugani baba bibandaho cyane kuba ati yego ni Yannick Bangala. None urasaba speed za kaso. Urabona nk'ubu par exemple siga nk'urugero ku mukinnyi utakinaga maze imisi udakina Sidiki. Iri zina ngiri Sidiki urizanye kugira ngo ikine match ngiri ya Perifs. Sibyo? Yego. Rero iyo ahuye n'abataka barimo bakina bamaze imisi bakina ba pe bari abose uko bakabonye na Mediane yamaze imisi ikina Sidiki, hari giye kureponda kwa physique mabikugora. Kandi match ngizi nizubuza niyo mukinnyi ukomeye Sidiki. Unyumve neza Desire match ngizi. Ubwo no kuvuga ngo iyi semaine niba atakina